Thomas Sankara yavutse mu 1949 mu mujyi wa Yako mu gihugu cyitwaga Upper-Volta, ubu ngubu ni muri Burkina Faso. Yakuriye mu muryango woroheje ariko ufite discipline, akaba yari umujandarume. Kuba umwana mukuru mu bana benshi byamwigishije inshingano zo kuyobora ndetse no kwitangira abandi akiri muto. Murakaza neza ikiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza uko byagenze cyangwa se ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tubareba, tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho twese nyine tuba tureba. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo, yaba politike, umuziki, filme, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'inkuru y'ubutsinzi ya Thomas Sankara, umugabo wagerageje guhindura Afurika. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Njyewe ndi Muhire, murakaza neza. Akiri umunyeshuri, Sankara yiboneye akarengane k'imibereho. Abana b'abazungu ndetse n'abategetsi babanaga neza, mu gihe abana b'abakene baburaga byinshi. Ibyo rero byamuteye kwibaza impamvu ubukoroni n'akarengane byari byarashinze imizi mu gihugu cye. Byaje gutuma yinjira mu gisirikare. Afite imyaka 17 gusa, Sankara yinjiye mu ishuri rya gisirikare i Ouagadougou. Aho niho yamenyeye neza ibitekerezo bya gisosiyalisme, anti-imperialisme ndetse n'ubwigenge nyabwo, abikesha abarimu ndetse n'ibitabo, cyane cyane muri Madagascar aho yakomereje amasomo. Mu ntambara hagati ya Upper-Volta ndetse na Mali mu 1974, Sankara yagaragaje ubutwari, ariko aho kwishimira icyubahiro, we yababajwe no kubona abakene bicwa kubera imipaka yashyizweho n'abakoloni. Aho rero niho yatangiriye gukunda igitekerezo cy'uko Afurika igomba kwiyobora itisunze amahanga. Ibyo byaje gutuma atangira kugaragara muri politike ndetse no kunenga ruswa. Mu 1981 yagizwe minisitiri w'itangazamakuru, ariko ntiyatinye kunenga ubutegetsi. Yatwaraga igare ajya ku kazi, akarya aho abaturage basanzwe barira, kandi agasaba itangazamakuru kutarimbisha leta. Igihe yabonaga ko ruswa, gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no guhonyora uburenganzira bwa benshi byakomeje, yeguye ku mugaragaro kuri radiyo mu 1982, hanyuma avuga ko leta irimo gucecekesha rubanda. Ibyo byose byatumye afungwa, akurwa ku nshingano, ariko bituma akundwa cyane n'urubyiruko ndetse n'abasirikare benshi. Reka tuganire gatoya ku mpinduramatwara ye yo mu 1983. Kuwa 4 Kanama mu 1983, inshuti ye Blaise Compaoré yayoboye igikorwa cya gisirikare cyatumye Sankara agira ubutegetsi. Afite imyaka 33 gusa, Sankara yabaye perezida wa Repubulika. Atangiza ivuka ry'impinduramatwara, yahinduye izina ry'igihugu cye hanyuma riba Burkina Faso, bisobanura igihugu cy'abantu b'inyangamugayo. Yanditse n'indirimbo yubahiriza igihugu bwe ku giti cye. Hanyuma reka turebere hamwe ubuyobozi bushya ndetse no kwicisha bugufi bidasanzwe. Sankara yabaye icyitegererezo cyane kubera ko yabujije abayobozi gukoresha imodoka zihenze, yagabanyije imishahara y'abategetsi, hanyuma yanze n'amafoto ye mu biro bye nk'umuyobozi. Abana be bigaga mu mashuri ya leta. Yashoye imari mu burezi, harimo kugabanya amafaranga y'ishuri, ubuvuzi, gukingira abana 2 miliyoni mu byumweru 2, ubuhinzi, kurwanya ubutayu nko gutera ibiti hafi 10 miliyoni. Uburenganzira bw'abagore nabwo ntibwasigaye inyuma, kubera ko Sankara yari umuyobozi udasanzwe mu guharanira uburenganzira bw'abagore. Yaciye gukebwa kw'abakobwa ndetse no gushyingira ku gahata abagore. Yashyize abagore muri leta byibura 30%. Yemereye abakobwa batwite gukomeza ishuri. Hanyuma yanahinduye imyumvire, agaragaza ko iterambere ridashobora kugerwaho abagore basigaye inyuma. Gusa nubwo byari bimeze bityo, ntago yabuze abanzi, amakosa ndetse n'igitutu. Nubwo ibyo byose byari byiza, Sankara yanenzwe byinshi. Yagiye avugwaho ko nta mashyaka menshi yemereraga, itangazamakuru ryigenga ryarahutajwe. Abategetsi kandi n'abasirikare bamwe bumvaga akabije cyane mu myitwarire.
Ibyo rero byatumye abanzi biyongera imbere n'inyuma mu gihugu, cyane cyane mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibyo byaje gutuma habaho urupfu rwe rutunguranye, aho ku itariki ya 15 Ukwakira 1987 Thomas Sankara yarishwe, yicwa arasiwe mu nama ya guverinoma. Yari afite imyaka 37 gusa. Uwamwishe n'uwo bafatanyije mu mpinduramatwara ye, Blaise Compaoré, wahoze ari inshuti ye magara. Nyuma y'urupfu rwe, byinshi mu byo yarubatse byarasenyutse, hanyuma ruswa iragaruka, igihugu gisubira inyuma. Umurage rero wa Thomas Sankara n'ubu ngubu nuko Thomas Sankara afatwa nk'ikimenyetso cy'ubunyangamugayo, afatwa nk'intwari ya Pan-Africanisme, kandi yigishije Afurika ko iterambere rishoboka. Gusa nubwo Thomas Sankara yishwa akiri muto, igitekerezo cye ntabwo cyapfuye, kubera ko n'ubu kiracyariho kandi kigenderwaho. Ngayo nguko rero, ayo ni amateka ya Thomas Sankara. Niba wagikunze iki kiganiro, ukore like, ukore na subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nawe utaha mu kindi kiganiro. Ciao ciao.